Ese wigeze gutekereza ko kuvuga ukuri bishobora kuguhindura umwanzi w'abantu bose? Ese birashoboka ko umuntu uharanira ubuzima bw'abaturage ari we bashinja kuba umwanzi wabo? Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru itangaje, ibabaje ariko inigisha. Inkuru y'umugabo wahagurukiye kurengera ukuri ariko akaza kwangwa n'abo yarwaniraga. Iyi nkuru y'ikinamico ikomeye yitwa A Name of the People, yanditswe n'umwanditsi w'umuhanga ukomeye witwa Henrik Ibsen. Mu minota mike iri imbere uraza kumenya uburyo ukuri gushobora guhinduka icyaha, uburyo ubuyobozi bushobora kurwanya ushaka impinduka, n'impamvu rimwe na rimwe rubanda rushobora kuba mu makosa bitewe n'ubuyobozi. Iyi si inkuru isanzwe, ni inkuru iza guhindura uko wafataga isi. Ukomeza urebe video kuko ushobora gusanga nawe uri mu bantu bahura n'ikibazo kimeze gutya buri munsi utabizi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ikinamico ikomeye cyane yanditswe na Henrik Ibsen yitwa A Name of the People. Iyi ni inkuru imwe igaragaza neza uko kuri gushobora guhinduka icyaha, n'ukuntu umuntu ashobora kurengera rubanda, ashobora guharanira ukuri ariko bikarangira rubanda ari bo bamurwanya. Mbere na mbere reka dutangire n'incamake ndende ituma dusobanukirwa neza ishingiro ry'iyi nkuru. Ikaze kuri Nkunda Show, aho byose ari we byateguriwe. Muri iyi si ibyegeranyo wahageze. Turashaka kwagura ubu bwami ukajya n'ibwota amasimbi. Ibyo ntibyashoboka uramutse udakanze subscribe, share ndetse na comment. Nitwa Idi Nkundiye. Inkuru ibera mu mujyi muto wateye imbere bitewe n'ahantu hihariye hari amazi ashyushye bath akurura ba mukerarugendo benshi. Ayo mazi niyo atuma ubukungu bw'umujyi buzamuka, abaturage bakabaho neza, bakabona akazi biturutse kuri iyo bath cyangwa ubwogero, ndetse n'ubuyobozi bukagira ishema ry'uwo mujyi bitewe n'aho hantu hateye imbere cyane. Muri uwo mujyi hari umuganga witwa Dr. Stockman Thomas. Ni umugabo w'umunyakuri ufite ubushake bwo gufasha abandi no kurengera ubuzima bw'abaturage. Umunsi umwe agira amakenga ku bwiza bw'ayo mazi akoreshwa buri munsi, akoreshwa na buri wese, maze akora ubushakashatsi. Icyo yavumbuye cyo kirakomeye cyane. Ayo mazi yaranduye, harimo udukoko dushobora gutera indwara zikomeye ku baturage bayakoresha. Ibi bisobanuye ko abaturage n'abashyitsi bose bari mu kaga. Mu byishimo byinshi, Dr. Thomas Stockman yibwiraga ko yakoze igikorwa gikomeye cyo gutabara umujyi. Atangira gutegura raporo igaragaza ikibazo n'uburyo kizakemuka. Yumvaga ko abayobozi bazamushyigikira kubera ko avumbuye ikintu kidasanzwe, ahubwo bazanamushimira. Ariko siko byagenze, kuko umuvandimwe Peter Stockman ari nawe muyobozi w'umujyi niwe ubanza kumurwanya mbere na mbere. Peter asobanura ko gusana ayo mazi bizatwara amafaranga menshi cyane, bigahungabanya ubukungu bw'umujyi ndetse bikangiza izina ryawo. Aho niho intambara itangira, intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma n'inyungu z'uwo mujyi. Dr. Stockman ariwe Thomas we ahagaze ku kuri, ubuzima bw'abaturage ndetse nibwo buri imbere. Ariko umuyobozi ariwe muvandimwe we ntabwo ari uko abyumva. Imbere hari amafaranga n'icyubahiro cy'umujyi. Mu ntangiriro abanyamakuru, abaturage bose babashyigikiye Dr. Stockman Thomas. Bavuga ko ukuri gukwiye kumenyekana, ariko uko igitugu kiyongera ni nako batangira guhindura ibitekerezo. Abanyamakuru batangira kumwanga, bakamwangisha n'abaturage bamwita umwanzi w'igihugu. Inshuti ze ziramutererana. Amaherezo uyu mugabo waruje aje gutabara abaturage niwe witwa umwanzi w'abaturage. Noneho reka twinjire mu isesengura rya buri gice muri iyi nkuru, aribyo bita act. Ibi ngibi nabyo biraza kudufasha kumva buri kimwe cyose cyabereye muri iyi nkuru. Mu gice cya mbere, act ya mbere, turabonamo ubuzima busanzwe bwa Dr. Stockman n'umuryango. Turamumenya nk'umugabo wishimira ukuri, ufite icyerekezo. Aha ni naho avumbura ikibazo cy'amazi yanduye, maze agatangira kwizera ko azahindura ibintu. Mu gice cya kabiri ndetse act ya kabiri, niho amakimbirane atangira no kwangana n'umuvandimwe we Peter Stockman. Peter Stockman atangira kugaragaza ko adashyigikiye umuvandimwe we. Atangira kumubuza gutangaza iyo raporo, avuga ko byakwangiza inyungu z'umujyi. Aha tubona neza ko ubuyobozi bushobora guhisha ukuri ku bushake bwabo. Mu gice cya gatatu, act ya gatatu, niho hantu tubona ko guhinduka kw'abantu kubaho. Abanyamakuru batangira bashyigikiye ukuri, batangira gusubira inyuma buke buke, batangira gutinya igihombo n'igitugu cy'ubuyobozi. Uku niko gutangira gucika intege.
Mu gice cya kane, agiti ya kane, niho ibintu byose bigenda bifata urundi rwego. Habaho inama y'abaturage, maze Dr. Stockman ashaka gusobanura ukuri, ariko abaturage bakamwima umwanya, bakamwita umwanzi wabo. Ahangaha bamwima ijambo rwose bakamwirukana. Aha niho tubona ko majority ishobora kwibeshya. Mu gice cya gatanu cy'iyi kinamico niho tubona ingaruka zigera kuri Thomas Stockman ariwe Dr. Atakaza akazi, atakaza inshuti ndetse n'icyubahiro. Ariko nubwo asigaye wenyine ntacika intege, afata icyemezo cyo gukomeza guharanira ukuri. Reka turebe noneho abakina nkuru b'ingenzi nabo baza kudusobanurira ikintu gikomeye muri iyi nkuru. Turagenda tureba abakina nkuru ndetse n'uburyo bagiye bitwara mu iyi kinamico. Thomas Stockman niwe mutima w'inkuru, niwe inkuru ishingiyeho. Arangwa n'ubunyangamugayo, ubutwari n'ubushishozi. Ni umuntu udatinya kuvuga ukuri kabone n'ubwo byamushyira mu kaga. Ahananira icyagirira abantu benshi akamaro ndetse akita no ku nyungu z'umuturage umunsi ku munsi. Peter Stockman ni umuvandimwe wa Thomas Stockman, aharanira ubutegetsi n'icyubahiro. Arangwa no gushyigikira inyungu z'umujyi n'iz'ubuyobozi imbere na mbere y'ubuzima bw'abaturage. Ni umuntu utekereza cyane ku izina n'icyubahiro aho gutekereza ku kuri. Catherine Stockman ni umugore wa Dr. Stockman Thomas, ahagarariye abantu basanzwe bafite impungenge z'ubuzima bwa buri munsi. Aratekereza ku muryango we, ku bana no ku ngaruka z'ibyo umugabo we arimo gukora. Harvard ni umunyamakuru, ni urugero rw'itangazamakuru ridafite ihame. Atangira ashaka ukuri ariko nyuma agahinduka bitewe n'inyungu. Axel ahagarariye rubanda rusanzwe, abantu bakurikira ibyo benshi bemera, bakavuga ko ibintu byose ari byo batitaye ku kuri. Reka noneho twinjire mu isesengura rya gihanga. Iyi nkuru yubakiye ku nsanganyamatsiko zikomeye cyane. Iya mbere ni ukuri kurwanya rubanda. Enrique Ibsen agaragaza ko ukuri kutajya gutsindwa byoroshye. Hari igihe abantu benshi bashobora kwibeshya bagashyigikira ibinyoma kubera inyungu cyangwa ubwoba. Icya kabiri ni ruswa n'ubutegetsi. Abayobozi bigaragaza nk'abantu bashyira imbere inyungu zabo bwite aho kurengera abaturage. Icya gatatu ni ubutwari bw'umuntu umwe. Thomas Stockman ariwe Dr. atwigisha ko umuntu umwe ashobora guhaguruka akarwanya isi yose igihe afite ukuri. Icya kane ni uruhare rw'itangazamakuru. Inkuru igaragaza ko media ishobora kuba igikoresho cy'ukuri cyangwa ikaba igikoresho cy'inyungu. Icya gatanu ni imitekerereze cyangwa icyo bita majority. Iyi nkuru twigisha ko kuba abantu benshi bavuga ikintu kimwe bidakuraho ko icyo kintu bahuriye hari ukuri. Mu butumwa bwayo iyi nkuru itwigisha ibintu byinshi. Uko kuvuga ukuri bisaba ubutwari bukomeye, uko ushobora kwanga n'abantu bose ariko ukaba uri kukuri kandi ugakomeza ukaguhagararaho. Uko ubuyobozi bushobora gukoresha imbaraga mu guhisha ukuri. Uko umuntu ashobora gutangira impaka akaza guhura n'ibyago bikomeye. In the name of the people ni inkuru ikomeye cyane itwigisha ko kuri kudatsindwa nubwo gushobora kugorana cyangwa guca mu nzira y'inzitane. Dr. Stockman atwigisha ko n'isi yose yakwanga ukuri kugomba kuvugwa. Ni inkuru ikwiye buri munsi, ikwiye kumvwa n'umuntu uwo ari we wese, cyane cyane muri iki gihe isi irimo amakimbirane menshi ashingiye ku kuri no ku nyungu. Iki gitabo kitwigisha ko umuntu agomba guharanira ukuri kabone niyo yagirirwa nabi. Mbashimiye kuba twabanye muri iki kiganiro, mbararikira no gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Turabakunda, Imana ibarinde.